ni abahanga bateguye kino kiganiro mugiye gukurikira muri kumwe n'umuvuduko TV. Kwa kondoti yatubabwira ngo ibintu byose birihuta ariko uko biri umuvuduko TV ni ushobora kugenda ukagufasha. Twagiye tukubwira tuti warakoze cyane kugenda ukora subscribe ara ku muvuduko TV kugira ngo dukomeze tugende tuyibanamo. Twagiye tubabwira amakuru atandukanye hirya no hino. Ariko aka kanya reka tugaruke ku muntu mwamenye nka Professor Niga. Uyu ngo ni Karasira Aimable. Abantu benshi bagiye hazi inkuru zitrendinga ku mbuga nkoranyambaga yewe uyu mugabo Karasira Aimable, ariko sinzi nimba twamwita umugabo cyangwa se umusaze niwe. Ariko uko biri kose uyu mugabo rero wajyaje bigaragara ko yirukanwe muri kaminuza y'u Rwanda. Hanyuma ahangaha twe nk'umuvuduko tugiye kwita twihuta tubagezeho icyatumye mu by'ukuri yirukanwa. Hangaro hari amakosa uyu mugabo ngo ari gushinjwa. Kaminuza y'u Rwanda kuri uyu wa gatanu ni itariki hari ku itariki 14 rero Kanama kwezi kwa munani. Yandikiye Karasira Aimable wari umwarimu wayo imubwira ko imwirukanye mu bakozi bayo kubera amakosa yagiye akora mu bitandukanye. Mu ibaruwa yandikiwe na Kaminuza y'u Rwanda yashyizweho umukono n'umuyobozi wa Kaminuza y'u Rwanda Professeur Philippe Cotton, Karasira yabwiwe ko yirukanwe nyuma yo guhuriza hamwe amakosa ye ishingiye ku myitwarire. Professeur Cotton yagize ati mbabajwe no kumenyesha ko wirukanwe muri kaminuza ku kazi kawe muri Kaminuza y'u Rwanda kandi bigahita byubahirizwa. Mu makosa Kaminuza y'u Rwanda yavuze ko Karasira yazize harimo by'umwihariko kugaragaza imyitwarire n'ibitekerezo binyuze mu matangazo atavugwaho rumwe akorerwa mu ruhame hakoreshejwe imiyoboro y'itangazamakuru itandukanye, by'umwihariko amatangazo anyuranyije n'indangagaciro, amahame n'inshingano ze nk'umurezi. Rero buriya umuntu wese agira uko yitwa. Abantu bize ibintu byitwa code of conduct cyangwa se ibyo bita bya ethics, you know well. And then Owiro Karasira ngo yagiye anyuranya nabyo. Ni inkuru dukesha bwiza.com. Hanyuma Kaminuza y'u Rwanda kandi yashinje Karasira gukwirakwiza amakuru agamije gushishikariza abantu kwanga no kuyubahuka icyo kimwe n'izindi nzego. Hanyuma ibyo Kaminuza ivuga ko binyuranyije n'iteka rya Perezida nomero 45 akarongo kaberamye 01 ryo ku wa 30 Kamena hari muri 2015 ishyiraho amategeko agenga imyitwarire y'umwuga asaba abakozi ba leta kubaha buri gihe inzego za leta, politike ndetse na gahunda za guverinoma. Hanyuma andi makosa harimo guta igihe cye mu bikorwa bitubaka umwuga we ndetse no gukorana agasuzugura ibikorwa ahabwa. Aho Kaminuza yavuze ko yatinze gushyira kuri internet amasomo yari kwifashishwa mu kwigisha abanyeshuri yifashishije ikoranabuhanga. Hagati aho tunashimira Minisiteri y'Uburezi na Leta y'u Rwanda by'umwihariko kuko abanyeshuri ntabwo bari kwiga ariko bari mu ikoranabuhanga, bari kwiga ikoranabuhanga binyuze kuri radio, television, imbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'ubundi buryo butandukanye. Rero uyu mugabo Karasira Aimable wari uzwi nka Professor Niga wakoraga muri Kaminuza y'u Rwanda maze no kwerekwa umuryango. Rero biri muri bimwe ngo byo gukorana bikarakaje kere. Niba Karasira Aimable yirukanwe ku busabe bwa Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo gusa, hanashingirwa kuri raporo ya komisiyo ishinzwe imyitwarire muri Kaminuza y'u Rwanda. Hanyuma yirukanwe nyuma y'uko ku 27 Nyakanga yari yandikiwe na Kaminuza y'u Rwanda imusaba gutanga ibisobanuro ku birimo ibyo atangariza ku rubuga rwa YouTube agaragaza ko adashyigikiye guverinoma y'u Rwanda ndetse no gutuka abayobozi bayo. Ni inkuru turi kubasomera kuri Bwiza. Hanyuma twe turi umuvuduko TV, reka tugusabe kugenda mukora subscribe. Hanyuma nyuma yo gukora subscribe mugende mukora na share ndetse mutanga na commentaire hariya. Ibintu byose birihuta ariko kugira ngo n'ubundi twese bitugereho irasaba ko abantu nyine bazajya bagenda bajya sera yacu. Hari ibintu ubundi rero
kubera ko tuba turi abanyamwuga inkuru zacu uzikora ukumva zirashekeje cyane. Hanyuma muri iyo baruwa yashyizweho umukono n'umuyobozi wa koleji y'ubumenyi n'ikoranabuhanga CST Dr Ignace Gatare, yagaragaje ko kaminuza yagiye yandikira Karasira kenshi kugira ngo yisobanure, ariko akaba atarigeze ahinduka. So ni ya nkuru rero dukesha bwiza.com. hanyuma twe turi Umuvuduko TV, byose birihuta ariko kandi Umuvuduko TV nicyo gisubizo. Umuyobozi wa kaminuza y'u Rwanda Professeur Philippe Cotton yavuze ko ibisobanuro Karasira yatanze ku itariki 27 Nyakanga ubwo bamwandikiraga bitanyuze kaminuza. Karasira ku wa 27 Nyakanga yari yabwiye Bwiza ko intandaro yatumye kaminuza imusaba ibisobanuro ari umuyobozi uri muri guverinoma y'u Rwanda, ngo bahisemo kudatangaza amazina aha kuri Bwiza nyine, akemeza ko kuba kaminuza yari yamwandikiye imusaba ibisobanuro ku byo atangariza ku rubuga rwa YouTube nta bushobozi bifitiye. Ati njye mbona bashaka gukora nk'abashinjacyaha cyangwa se abagenzacyaha. Nyine ni amagambo ya Karasira Aimable. Karasira yavuze ko kandi nta kindi baruwa yandikiwe na kaminuza y'u Rwanda igamije kitari ukumwiburukanisha ku mwanya w'ubwarimu ayifitemo. Karasira Aimable yari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda kuva muri 2008, akaba yigishaga mu ishami ry'ubumenyi bwa mudasobwa Computer Science, hanyuma kuri koleji y'ubumenyi n'ikoranabuhanga College of Science and Technology iherereye mu karere ka Nyarugenge. Rero murumva ko hari ibitekerezo by'abantu bagiye bashyiraho ahangaha nyine kuri Bwiza. Aravuze ati uwo mujamani we wizize Nyirakarimi kabi ngo yatanze iki? Ntabwo ngiye mbizi kuko ndi mutoya. Hanyuma ikindi ngo namubwira ngo nuko ntawuvuga n'indya mu kanwa. WhatsApp ntabwo biba byoroshye. Ni ibitekerezo byinshi biri hariya nyine abantu bagenda basoma, ngo umurenge wica nk'inzara ndetse n'ibindi ameze ntabwo twe twabyinjira, natwe twaba politician. Ariko rero icyo twabwira nuko twe turi Umuvuduko TV, byose birihuta. Nyarukira muri YouTube hanyuma ukore subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana, ibintu byose birihuta. Ariko kandi kumwe n'Umuvuduko TV nta kintu kimwe cyagusiga. Twe rero twarimo tugenda tubagezaho inkuru y'uko Karasira Aimable yirukanwa, ariko kandi turi kuvuga iby'umwihariko byatumwe yirukanwa. Reka dukomeze kubifuriza kugubwa neza abantu bari muri kaminuza y'u Rwanda, by'umwihariko koleji y'uburezi ikorera hariya irukana mu karere ka Kayonza. Reka dusuze abantu batandukanye bari mu karere ka Gicumbi, by'umwihariko abantu bari hariya mu murenge wa Nyankenke, ni nayo yayo ahantu bita Yaramba. Reka ntabwo tubasuhuze, twizeye ko mugoye neza cyane 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 cyane. Reka rero twizere ko abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta za Nevada, Minnesota, California n'izindi zitandukanye, Massachusetts and so on. Reka dusuze abantu bari muri Canada, ubundi abantu bari muri Espagne bo wabasuhuza hari ribi. Reka rero dukomeze tubifurize kugubwa neza, mugira ubuzima buzira icyorezo. Ciao.